banze shimire bene Musinga baraha babukereye bazindutse kare bitegura abandi nikongera turi kumwe uyu munsi. Ndagira ngo nyuma yo kwakirana muze kumfasha ngo twongere twakire kongera nabo bagendanye mubakomera amashi, bityo nze kumusaba kugira ngo ahaguruke. Nari kubaramutsa bose kuko twabigenjeje ku marembo, ariko nanone nsaba ko ahaguruka kugira ngo muramutse mu izina rya bose. Muraho neza kongera, urakaza neza. Amahoro. Yego yego, ni amahoro mwasize. Twasize amahoro kabandi mufite cyane, natwe tubaza. Tudatinze rero reka nsabe babana banje kugira ngo mbuke hano baze banyegere. Kongera yamanutse imisozi n'amataba kugira ngo yagenze nubwo habyukiye akavura, n'akavura kaguye, ariko akazuba nako n'urugenzi narwo ruza rutuma umuntu agira akanyota. ariko nabyo ni byiza, ariko kandi ndumva nta kibazo kibirimo. Ariko rero yo kongera ageze mu rugo rwa Musinga ni ngombwa ko tugomba kumwakira kirana nabo bagendanye, yego, kugira ngo umuco ukomeze usagambe. niko bihora iyo umuntu afite umushitsi, aramwitegura nuko, kandi ni byiza cyane. Reka abana rero badutunganyirize, hanyuma kugira ngo tuze kutsirika ku kanyota. Rero ibiganiro byacu cyangwa se umunsi mukuru uze gukomeza. Rero kongera inshuti yanjye Musinga ni cyawe, kugira ngo tujye gusangira, dusangire n'abo turi kumwe bose, kugira ngo ku buzima bwacu twese. Hanyuma subira utereka aha, uyu mwana aguherekeze kugeze mu cyicaro, werekeze ugere mu cyicaro. Usaba ko usubira mu cyicaro cyawe. Rero kongera ndagira ngo nze kukwibutsa jana hari kwa Musinga urabizi kuko ari ibwami, kandi ibwami hahora ibirori, ntabwo biza bicuka na rimwe. Muri uru rugo rero, muri ibi birori turimo, k'umushyitsi mukuru uri hano, turabizi neza kuko iyo waje kwa Musinga ushobora kugira ijambo, ushobora kwifuza kuganira, kandi uzuganira neza. Rero nuza kumva ko ari ngombwa ijambo ufite, dufite umuhesha w'amagambo, araza kukugenera umwanya kugira ngo uze kuganira kimwe nabo kwa Musinga, kugira ngo dukomeze dususuruke. Hasigaye ugubwe neza, kandi iyo nzugi kugere ku nyota. Urakoze. Akagira Imana. Arakoze cyane data Musinga, nimunyemerere tumushimire. Sasa kubera ko abantu bamaze kumenyera ibintu byo gukodesha, natwe duhora no tubasaba amashi ya buri munsi, tuzogura ibyuma biza bikoma amashi kandi muzaba muzishura. Ngaho nimukoma amashi. Asante cyane, murakoze cyane. Kongera rero naringize ngo uterure icyo kirahure, ntabwo imfura zisogongera zihagaze, nizo mpamvu twifuje kuko mwicara. Ngaho isogongera twumve. Subira usome, urasomye uratereka ngira ngo. Oya, numvise urutoke ni rwa rundi.
urakoze cyane ntabwo twaguhindurira wenda bizi kandi dukomeza turi ba bandi tuzaduhinduka ndabizi rwose urakoze cyane yego arakoze cyane data arakoze cyane tereka nakire wowe kongera mukuru ati ndabizi neza kuko uri umutaramyi mwiza udusanze mu gitaramo ati rero nuza kugira icyo wifuza cyangwa se ijambo wifuza kuvuga ati rwose baza kukuganira umwanya ndabizi neza kuko kongera ari umutaramyi mwiza n'imfura ndi abakuru baza bavuga ngo imfura ngugira imfuruka nyinshi umutima w'imfura ngugira imfuruka nyinshi rero ndabizi kuko uzi ukuri uri imfura nziza nagira ngo tubwire ijambo rimwe rigize imfuruka z'imfura nkawe umwanya ni wowe mubyeyi arakoze cyane umusore wo kwa Musinga kuduha ijambo reka nsaba abana b'iwanje banzanira inzoga hano kandi mubanguke amasaha ni ngaho yadusize kugira ngo tubone ko tuganira nsaba abana b'iwanje munzanira inzoga zirahari ndabizi ko zihari rwose sinabona jane hariya gitereke hariya hepfo hariya iruhande rwa Musinga Musinga rero urakabyara uzagishe urakagira imana inshuti yanje dore uravuze ati hano iwacu kwa Musinga buri gihe tuba twongera ati rero iyi nzoga ubonye ni inzoga twaguterekeye kuva kera atuyinywa igeze kunyota mbanje kugushimira cyane kuri iyi nzoga yawe wanterekeye kandi waduterekeye twese inzoga nziza iranga umuco wacu kandi nziza rwose rero muri izo nzoga ubona ziteretse aho ngaho nagiraga ngo nze kuzivugiraho ijambo kandi sindi butinde kubera ko ariko bimeze Musinga rero urakabyara uzagije inshuti yaje urakagira imana mu minsi yashize twarashonje iwacu kwa Kongera tumaze gusonza twibuka umurage cyangwa se twibuka isezerano twasigiwe na sogokuru aratubwira ati mwasonza timukibe timukaje munsi y'inzira ati muzaje kwa Musinga ati uwo Musinga ni inshuti yanje kandi n'umwira kandi w'igihe kirekire ibyo tubyibutse tugira inzoga tuyiha umugabo arazaza gusaba umugeni ashitse uraze n'isezerano ry'uyu munsi uraritwemerera utegura iki kirambi uduha uyu munsi uduha amasaha nuko ngira abagabo nawe ugira abandi kandi beza izo nzoga rero ubona ziteretse aho ngaho ni inzoga naringize ngo uzinakirire kandi uze kuteraho n'ijambo nize kukubwira umunani wanje nageneye umwana wanje kugira ngo udutegeke niwe mukuru iyo twaje kwa Musinga tuba turi bato kagira ngo rwose izo nzoga uzitwakirire kandi uze kuduheraho n'ijambo ryiza kandi uje kuduha umwanya tukubwirireho n'ijambo ryacu ry'umunani twaje tukuzaniye kugira ngo udutegeke udukushe udutunganye uduheke igisigaye nkagira ngo uzotuburane uzodushimire uzodutambire uzoduhere ijambo ryiza ijambo ry'urukundo igisigaye usabwe ubyare urakoze yego urakagira imana muhesha w'amagambo yaravuze ati imfura ziraganira kandi ndetse zikagira ibiganiro bifite aho bivuye mu mfuruka
z'imfura. Ndagira ngo tugushimire cyane ku kiganiro utuganirije, kandi kubera impamvu z'ikirere, kubera impamvu z'umwanya, ni nazo mpamvu turi ariko naringize ngo wenda atari kwifuza kuganira cyane ngo turambye, ndaza kugusubiza rwose. Ariko ibirori byo kwa Musinga wadusanze mu birori, mu by'ukuri wari kandi mukuru. Nyuma yo kudusanga mu birori, mu ijambo ryiza utuganirije, vuze neza kandi duha umuco w'ikigenderewe, icyifuzo cyawe, ndetse uzana n'inzoga. Narivuze ko ndi bugusubize, ariko ibirori byacu sinzi niba wari kureka tukaza mu kindi cyiciro, cyangwa sinzi iharaka sige mu birori kandi ubidusanzemo tutari bubane ngo tubisozanye. warumbajijwe utiharaka, Ni nkaho ufite iharaka. iwe Kuri ntabwo byita gukunda inzoga cyane, kandi n'uwayikunda ntiyabagize nabi, ariko umuco urabidusaba kandi ni byiza. Rero katugushimire, baramushima. burya ngo umugabo nusohoza ubutumwa. Turagushimiye kuko usohoje ubutumwa, kandi iyi ntwererano turayakiriye kandi turayikunywera neza. Rero waganiriye uravuga uti twarashonje, nyuma yo gusonza dusanga dusubiye inyuma, dusanga mu bitabo dufite irage ry'ababyeyi bacu. Ababyeyi bacu mbere yuko musaza mukuru atanga, yasize atubwiye ijambo, kandi iryo jambo niryo tuzatugenderaho. Muri iryo jambo harimo rivuga ngo nimusonza ntimukibe, kuko narijibanye, mfite inshuti, mfite abavandimwe, kandi cyane cyane nimusonza inzara y'umuntu y'umugeni, muzaje kwa Musinga azabakiza. Dusanga nibyo, dusubije n'amaso inyuma dusanga ariko byakomeje kugenda mu bihe byose twagiye tubaho. Rero nibwo cya gihe mwabonye dutuma umuntu, kuko umusore wacu yarageze igihe cyo kubaka, tumubaje dusanga nta handi yabonye umugeni ari kwa Musinga. Hanyuma dutuma umugabo araza, tageze iwawe uramwakira, akubwira ikimugenza ko ari kuguruza irembo ari ugusaba umugeni. Urabyishimira, ushimishwa n'irage, umuha igisubizo cyiza. Agarutse atubwiye turishima, nibwo cya gihe twafashe gaju, hanyuma turaza tugeze iwawe, tuzana n'inzoga yo kuyishitsa. Noneho nabwo urayicanira, turakubwira ati inka ni yawe, nubwira urubanza uzayicisha urubanza. Ariko nanone agarutse, inzara yakomeje kogereza, biba ngombwa ko tso gusaba umunsi kuyu, tuzana inzoga yo kuwusaba, yo kugira ngo tuzabone igihe kigere tuze dukiranuke. Hanyuma
uza kuduhereza umunsi garutse atubwiye turishima. Uyu munsi rero nibwo ubona twaje turi hano akongera n'inshuti, twaje twambaye, twaje twikoreye, twaje dushoreye. Ndagusaba ko uza kumpa umwanya kugira ngo nkumurike barumuna bagaju n'inyana zayo, ariko nanone sinavugira kumugungura. Hari inzoga zitwa zigira izina, uze kumpereza umwanya rero n'izo nzoga uze kuzakira kandi uzinywere neza. Rero kongera urakabyare, urakabyara nawe Musinga, waganiriye neza kandi turagushimiye. yego muragahora mushima. Kandi muri uru rugo mu by'ukuri urabizi nawe iyo ugeze muri isanzura uboneka mu ijambo. Icyo ngira ngo mvuge gusa, byabaye byiza kuko kongera uri umusirimu wasanze ubundi. Rero ibyo turabigushimiye kuko igihe urimo gitwara neza, ariko nanone ndagira ngo nubwo ndi mukuru wavuze ko nawe umaze guhwisha, ni nkaho umaze gukura nkanje nk'uko nabivuze. Sinzi niba uri buze kumfasha cyangwa se basaza mwagendanye nabo nyine bakagufasha tukaza kugira ngo igitaramo kigende neza. Izi nzoga wazise izina kandi nyine zifite izina rimwe, ariko ni izina rusange, ariko ziba zifite amazina. Rero uraza kumfasha niba ari umuco hagati mugani wanje sinzi uko mbyita uraza kuntunga, icyo uraza kukimfashamo hanyuma kugira ngo tuze gukomeza. Hasigaye urakoze. Urakoze kandi cyo mwikushanyirizo kugira ngo udukoshe. Uko niko nari navuze ngira ngo n'ubundi nabyumvishije cyane. Rero icyo naringize ngo mvuge, wenda sinzi abo basaza bari hafi ko bacumvishije nabo nimba bumvishije nka se ko ndagira ngo n'ubundi uvuge wamuvuga ikintu mwizina. Je navuze ko nazanye inzoga zibiri. ngira ngo muri kumwe kuko kongera na Musinga bavukana. Izo mpamvu yawe ntaco musi iyo naje mu rugo iwawe nzaza mbizi. Urabonye sinziga birakwiye se. Oya, nimba hari izindi uzane. Reka nicare kandi nicare. Wowe nakubwiye ngo niwe umbwira uza kwanga ngo nimvuge. Akongera kwa kongera inzoga zo ni ntabwo ari nizo ngizo sinkeya. Zabaye bya bindi nyine byo kugira ngo tureke. Hari impamvu mbivuga nko muri ubu buryo. Rero mu by'ukuri nta gutinda kurimo, urabizi kuko hano nicaranye n'ingeri zose zo kwa Musinga, wazibonye nizo mpamvu nasubiyemo aya magambo. Ariko nanone ndagira ngo ngushimire gahoro ushima ku muco mwiza, ngushimire ku kiganiro cyiza, kandi ngushimire no ku nzoga, kandi nkubwire kuko nyakiriye. Niba kumpera amashinga kwa kongera kumpera amashi menshi cyane. Ahasigaye rero umwanya urahari warusabye kuko ufite ikindi kiganiro uri bukomerezeho. Mu by'ukuri umwanya urahari, nuza kumva ari ngombwa uza gukomeza uganire n'umuhesha w'amagambo arahari, araza kukurebera umwanya mwiza
ugukwiriye nka Kongera kwa Musinga. Murakoze. dusenga bakomeje ikiganiro cyacu. Musinga rero izo nzoga ureba ni inzoga zaje zishoreye 8 Nuko kandi nagiraga ngo mu buryo bwiza kandi bunoze naringize ngo nkubwire 8 nagendeye umwana wanje kugira ngo dukoshe mu buryo bubangutse ntari butinde mu magambo. Wavuze uti Kongera uri umusirimu, atusanze umusirimu Musinga, ariko naringize ngo nkubwire ngo 8 nagendeye umwana wanje ni 8 w'inka 6, kubera ko iby'umuco turabizi, ibyo tugenda dutinda mu magambo, tukigira umwanya kera tukiba iwacu, tukigira umwanya tugatarama tukavuga ibintu byinshi, ariko kubera ko tugeze imahanga umwanya nawe usigaye uba muto, nkagira ngo uwo 8 w'inka 6 nizo ngira ngo ngusobanurire uko zimeze. Hari inka ari gaju yaje kera y'imfatarembo n'izindi nka 5 abagabo baje bashoreye, zose zikaba inka 6, kagira ngo udukoshe kandi uduhe kudutunganye, igisigaye usabwe uzari Isa kandi burya ntabwo dushima 8, reka mbivuge gutyo, ariko nawo 8 mwiza wo kwa Kongera twareka kuwushima, ariko hari ibyibanze ni umuco, byibanze kuko twamenye Imana n'ubukirisitu, ibyo nibyo duheraho, bindi bikaza nyuma. Rero ibyo ngibyo twarabigushimiye, ni nazo mpamvu twakwemereye umugeni. Ariko nanone uravuze uti nazanye barumuna bagaju n'inyana zayo, naje nshoreye inka 5 na gaju yasanzwe ya 6. Sinzi nyine ni kwa kundi navuze, suzivuga n'amabara yazo, tarakubaza. Urakoze cyane, uvuze neza. Uravuze uti uvuze n'amabara yazo. Ubundi nshuti yanje Musinga, ntawe uzuvuga ibara ry'inka, nkagira ngo zirasa zose. Zose zirasa. Zirasa na ya yindi yaje mbere ijya gaju y'inzungu, zose zirasa. Kagira ngo n'ubundi rero ukomeze udushimire kandi ukomeze udutegeke. Ni byiza ntazo. Wavuze ijambo ryiza uti dore ko turi n'abakristo tukaba n'abemeramana. Nta n'iyindi wahakanye ko ntazo, ariko iyo yongera ngo woyishiraho. Oya ntayo, baravuze ngo ubukwe butetwa ngo ntibubeshwamo. Aruzuza kubesha mu bukwe. Oya ntuzubesha wewe. Ayaye cyo sinagitekereza pi. Oya ntayindi nizo ngizo kandi nizo sinkiye. Muri kino gihe uragira ngo 8 w'inka 6 z'inzungu. Oya sinigeze mvuga ko ari nkeya, kandi navuze kuko 8 w'inka 6 sinavuze ko ari nka, ariko nuko nzi Kongera. Kongera gahubu gasi wa wundi wakira. Kuragira se ngo nicyagiye tugituye mu Rurambo. Urebe nawe aho tugeze. Tukiri mu Rurambo ho ukuhaye uvuga n'ukuri. Naho twabona hatambutse tukanagira kuri. Ako tuzasubirayo. Zogabyo imfundo ku gashambagara. Biratinze yaba ari baduhindukije ubunyine.
nuko naringize ngo kugira ngo baze kumbwira kuko mu by'ukuri urabizi urubanza rurimo abagabo, nizo mpamvu uza kundinda gatoya. we nta kibazo njewe uko ni wowe ntegereje gusa. Ni wowe ufite byose. Ndi kumwe na ba nyirasenge ndetse ndi kumwe n'abandi basaza dufatikanyije urubanza cyangwa se kuyobora uyu muryango. Nsanze bazi Kongera cyane, baramuzi, naje ndabizi ko banzi cyane kandi barambwiye ngo 8 w'inka 6 Kongera yaje kuwusabisha nde muri uru rugo. Hanyuma nze kugusubiza Kongera. Sauda uragira ngo amazina reka naje mbanze ariko iryo nzi cyane ni iryo rya impamvu narimbajije gutyo no kwa Musinga turi muri rubanza kandi nyine turufatikanyije. Bari bambwiye ati 8 w'inka 6 n'8 wo gusabisha Keza. Yego nshuti yanje, nizo mpamvu nari nkubajije kugira ngo numve ko iryo ngiryo ari ryo uvuga. Rero Kongera 8 wawe turawushima. Reka banze bakompera amashi menshi cyane, banze mumpera amashi menshi cyane. Urakoze cyane. Urakoze rero. Niba mwicaranyaho, niba kiri inyuma, reka tubaze uwo dusabira. Reka duhamagare baba. Arakoze cyane umusaza ashaka yakwisura. Hanyuma nza gusaba nanone Mugabo Claude ndetse n'abamwambaye pare ndetse n'abarumunabe munyemerere mutera intambwe mugana hano, munyemerere mutera intambwe mugana hano. Hanyuma nza gusaba kwa data kwa Musinga ino ntebe iri imbere muze kunyemerera mutwakirire. Aba bose n'abasore beza kandi n'imfura bakwiye kuba bose bakwe ba Musinga. Ni munyemerere duhaguruke kugira ngo tubashe kwakira abakwe bacu. Yego DJ nakubwira iki? DJ Pro ati nikaze. Yes, ya no me nipenda Costa hili turabishimiye kandi mwese nikaze turabishimiye wacu kwa Musinga. Uberere bamera amaboko nawe arabikiriza. Mercy, your mercy, your Lord of mercy. Yego murakaza neza, twongeye kubaha ikaze muri Isanga. Ni munyemerere mutonde umurongo hano, hanyuma tuze kumenya ngo Mugabo Claude ninde. Ndagira ngo pare na Claude munyemerere mujye hagati. Pare na Claude Mugabo bajye hagati. Koze cyane. Kababwira iki kintu, abasore bose ni beza, bibaye byiza bose baba bakwe bo kwa Musinga. Nibo bampera amashi. Asante cyane. DJ uretse none hano hagiye kuzikizamini mwanya mutoya w'iminota 2 yonyine. Uzi ko atarambara rya pinga kimaisha atambuke hano. Muze ko muri turabamenya tutabatambua kwa mikono ya maisha yenu. Mtambuke hano.
si matendo, si ni maisha, kimaisha si ni sawa. Oya ye, mwegerane kabisa, sinshaka gumuje imbere cyangwa inyuma. Kurashaka kwihisha, mwegerane hano. Yero yuwanyu burya. Nawe, bino nawe urakwigwa. Meze neza. Mutima uratera. None ngiye kubabaza kino kibazo. Tiyagira uvuga. Mukoresha imitwe gusa. Murashatse. Bagira isoni zo kwemera. Ukundi murashaka. Mukoresha imitwe. None turabafasha ikiyeme. Uko ababyeyi bari hano barababaye ku bwanyu baza basenga mwarinangiye ariko bifuje kenshi ko mushaka. Noneho rero icyo ngiye kubafasha nje ubu nyine ndabasengera amagambo abiri gusa. Kubera ko mufite isoni zo kureba muri aba bantu nimunike imitwe hanyuma muhumirize musenge. Imana nyir'ijuru, Imana ishobora byose, pagaza nkwereka abasore bunamishijwe n'imyaka myinshi bafite kuko banze gushaka, ubagirire neza nk'uko wagiriye Claude, ubibuke nk'uko wagiriye Mugabo. Igihe nk'iki bazogira ishari ryiza bazodutumire hanyuma tubashe kubana nabo. Nimupfe kubampera amashi nyine bene ya makeya. Asante, nimwisubire hariya mugende muririmba ya ndirimbo nguko wagiriye nde Claude ngo nanje cyangwa ndi muyizi. Nimute data nimutere intambwe hano. Mutere intambwe hano gatoya. None muzo. Mwebega inota pini yanyu nimukomeze mutere intambwe ntakibazo. Ibintu mwakoze none ababyeyi barishimye uko abo kose. Mwabibonye? Ariko ga natwe none Claude yari inshuti yanje yitirangwa na muhungu wanje wa Mugabo. Hakora none barasa n'uyu wabo. None nabayobewe. Claude reka nkusabe. Bwire gutya ngusabe iki kintu. Iyi mikoro yanje sinzi ukuntu muyigenje. Timwabuzumvishe ko ivuye ku murongo. Kandi ibyuma byambangutse ino hose nibyo byuma bitaza bigira ikibazo. Sinzi umuntu wari ukandagiye ku mugozi kuko ibyuma byo nta kibazo bifite. Reka nkwereke rero. Pare ngaho zamura iyo nkuru ufite y'icubahiro. Mumumpera amashi pare mwakabyara, mumumpera amashi. Yego, urakoze cyane. Ihagararira aho Claude, ngwino hano data, ngwino mfura nzima, komeze utambuka. Ariko ayo mashi mufite bishoboke ko hari ikindi kintu cishije. Asante cyane. Zamura iyo nkoni. Oya nuko zamura n'ukuboko kw'iburyo uyizamura gire gutya. Udafite cyane ndakutabizi kwaza kuguha amashi menshi. Urakoze cyane, urakoze cyane umukwe wacu. Reka nkwisabire ngende mugere hariya muzicaro. Hanyuma DJ umfashe ababyeyi niba hari yindi jambo mufite namwe muraza kunyunganira, ariko kandi reka nsaba abageni bacu abakwe bacu nimunyemerere mwese babiri muricara hariya namwe mwicare hariya. Yego, reka rero ababyeyi bacu munyemerere dusubire mu gitaramo. Munyemerere dusubire mu gitaramo. Urakoze cyane. Musenga rero nagiraga ngo n'ubundi uwo wambajije ngira ngo wamubonye. Namubonye. Uwo ngo wamwita Mugabo. Namubonye kandi nishimye. Uragahora wishima. Nagiraga ngo nanone natwe utwereke uwo twaje gusaba Keza kugira ngo nanone asange Mugabo hari. Sawa urakoze, reka nkuko wari ubisabye reka tuze gusaba wa musore wo kwa kugira ngo turebere ko umwana wacu imirimo yari arimo ayisoje, hanyuma aze kuza kugira ngo sebe uko amubone uko abyifuje. Urakoze cyane data Musinga. Ati munyemerere uzu dukongoro n'utundi dusa n'utwo. Muze kunyemerera rero, hari umugabo umwe wigeze kugira ahagarikiye mu ikanisa ngize inka ziwe ariko abona ziranyose zifite inyota icaka cyabaye. Aravuga ngo se ndabigenza gute ko ndabwira mbangutse hariya. Waje kuvuga aravuga nija gushora inkaga ndabaga nta nshingano z'ikanisa. Ati none gareka mpahereza abaririmbyi indirimbo 12 kugira ngo mane shora inka. Nawe banza ngwaye indirimbo 12 kugira ngo ndabe mushiki wanje kuko yabashije kwitegura.
barakoze cyane ndabona bageze ku marembo abageni bacu ariko kandi ndabona arangajwe imbere na ba nyirasenge. Nimunyemere rero mutera intambwe mugana muri iki gitaramo. Munyemerere mutera intambwe mugana muri iki gitaramo. DJ iyo ndirimbo ntacyo twaye ntacyo twereko kujwi rituje nanone. Yego. Komeze mutera intambwe mugana hano protocol. Mutwemerere mutera intambwe mutera intambwe mugana hano hanyuma kugira ngo tuze kubana mu gitaramo. Komeze rero mutera intambwe mugana hano. Ati araje araberewe. Uwo ni Alice Keza. Munyemerere mukomeze mutera intambwe mugana hano. Munkurikire njye uri ufite mikoro munkurikire mukomeze mutere mugana hano mukomeze mutere intambwe mukomeze mutere intambwe mugana hano. Sinzi ikibazo cyabaye mikoro ntirimo kugera aho ngaho. Protocol fasha bano bantu bakomeze intambwe bagana hano. Ba nyirasenge se twe turota bageze hano umwaka byaramo. Mukomeze muturebere ko Keza gusa ari hafa. Ko ndagira amakenga. Mukomeze mutere intambwe mugana hano. Hanyuma kandi ndabona hari barimo na ba Keza. Nabo bari inyuma. Muze kunyemerera mwaka byaramo dushimire ba nyirasenge wa Keza bamufashije kumurera bakabageje kuri ino saha cyangwa se kuri uyu munsi. Ariko banzi no mikoro yanje ipfuye. Iyi mikoro yapfuye. Ko muranyumva? None nje wasabye ba nyirasenga amashi mukayabima ayanje murayampa. Ngaho ni mukomeze mutere intambwe. Mukomeze mwitere intambwe murasa neza muraberewe kandi igikorwa cyanyu mwagikoze neza bubyeyi. Uyu munsi rero uri mwebwe tubikesha. Murakoze cyane bashangazi. Komeze mutere intambwe mugana hano aho mugeze rwose hanyuma muraza kurebana. Aho mugeze muze kurebana. Yego. Hano imbere hazashaka nko gushuha. Wa mpasiteri baramubwiye ngo nahagarikire mu Giswahili. Komeze mutere intambwe mureke kwita ku magambo yanje ko turabaha ikaze ngo aje gusoma arasoma ngo tutasoma katika kitabu cha nyaraka za Paulo ngo sura ya mbao ngo mstari wa dati. Hano naho kumva biza bisa nkaho bishaka kukugora. Komeze mutere intambwe ba mama. Yego. Aho mugeze namwe murebana. Aho mugeze yego murakoze cyane. Hanyuma Keza na musaza we. Mutere intambwe nka 3 hanyuma mwihagarira aho ngaho. Claude nimuze data muga nimuze na pare. Mukomeze rero mutera intambwe ndavuga Keza na musaza we. Umusore uraha mwaka byaramwa gatuza afite ngaho hagarara aho ngaho aracu wambaye. Claude munyemereye mukomeze mutera intambwe ongera kandi utera intambwe Keza komeze utera intambwe aho geze. Voilà Claude ni na pare mukomeze mutera intambwe ndagira ngo muze kuganira n'uyu musore uraha kandi nawe ko muramubona ko atoroshe bakaceri murabazi muri filime za kera. Mwegere hanyuma muganirize mutamuganiriza neza ahapfa ni sawa kibindeye ariko nyine murebe ukuntu mumuganiriza kuri muganirize neza mwegere. Aha ngaho rero Keza yasigaye inyuma nta makuru. Ngaho muramutse asandi cyane murakoze cyane. Na pare nawe ati nanjye nyemerera ndamutse sasa. Ko ndareba ibibera hano agiye umusore yitwa yaciye hagize nagiye ni Seba uza makuru murekure mumpere Seba amashi menshi hanyuma nze kubabwira iki kintu. Ibintu mpabonera hano we ntucika. Hanyuma rero kakwereke yego asante umva kubwira kuri mubiko Rwanda kutasomye. Wari wabona umuntu w'umugabo baheze u Rwanda akarutana atarusomye kandi bamwirukanye mu kazi. Oya rekeraho keraga byarangiye. Ngaho igendere papa. Asante igendere.
hanyuma seba reka nkubwire iki aha ntimureba namwe ariko yemwe sawa noneho ugize neza kuzana Keza hano nari kuvuga byinshi urakoze Imana iguha umugisha ariko kandi bagushakira agatabiri inyuma ukomeze urebe ino filime ngaho igendere umusezere bayi kana ka mama nuko avuze Claude ngaho none baguhera ugari munyemerere mwegere Keza hanyuma mukore bwa butumwa bwanyu yego mutwakirire hobere kurya kwa utamena nka wa mupolisi wahobeye mu fiance we aravuga ngo yaragize ngo yamutaye muri yombi kwe kumuramutsa gusa asante ngaho rero hanyuma Keza aha bahagarare gute papa basubiririye hijya yego ngo muze hano niho hari amafoto agaragara neza buriya abafotografe bagira akamaro kenshi ni muze mwenyine Pare na Claude yego gutyo mare ngwino nawe na Pare muze suko nguko muze duhagarare hano mukomeze kugira ngo abagabo bashe kubona amafoto neza niyo bidusabye muhagarare hano hanyuma muhindukire murarebana Claude sawa Keza nawe gutyo asante Claude kora cya kimenyetso rero hanyuma Keza uzi ukubara intoki mu kinyamurenge bazavuga gute mukuru meme nugara kuri musumba zose uhagarare ngaho twagiye zamura cyane ko muraje gupinga none nkabari idubure mugiye gupinga zamura Claude arihitiramo zamura cyane Claude ni umuntu w'umugabo araza kwihitiramo asandi cyane murabona ukuntu hari umugabo mumumpera amashini ukuri ariko yeme aya mashi yanyu ni ukuri muyatahana Imana izo yabahembera ntaco bidutwaye twebwe hano tumeze neza nibyo muzana izo mpano hano za Keza ko murazicarana aho ngaho di nimwihute cyane ati si ibyo gusa yego mureke twihute dukoreye noneho twihuta cyane dukore twihute mumpere Claude bakumpere hanyuma Keza twakirire koze cya ariko Mana we ariko iyi ngwara yo kwimana amashi yaje tuzayigira gute Mana yanje we Imana izodufasha umunsi umwe dusubizwe asande cyane Imana ibaho umugisha mwinshi mubirimo neza cyane reka rero nze gusaba kandi twihuta kubera ikirere mwakibonye reka nsaba ababyeyi ba Keza batwemerere batambuke hano ababyeyi ba Keza ufite inkoni n'ingofero cyangwa isapu aribo batwegera mwegera hano mama win ababyeyi ba Keza ni muze ababyeyi bacu twubaha mutwemerere mutambuke hano hanyuma tubashimire Marene dufashe iki kibangangwa Marene ari hehe Marene yako wapi aha nyuma kidogo sante aho ni sawa karero dushimira ababyeyi bacu tubashimire mumpere Keza iyo ngofero y'impere Keza ingofero yonyine na Claude hanyuma Claude ku bufatanye bwanyu mwembi nimwegera ababyeyi papa nimutwemerere mwegera abana babampere iyo ngofero akoze cyane Imana ibahe umugisha mwinshi papa twemerere iyo ngofero ishire ku mutwe ndabizi ko abasinga bari hano ni benshi abakwe n'abandi bose inshuti n'abavandimwe barakumpera amashi akoze ati hari n'inkoni utwakire kandi Keza na Claude uduhere papa kandi iyo nkoni y'ubutsinzi inkoni y'icubahiro mubyeyi watsinze urugamba turabizi kuko ntiwariye ngo twime fotografe twihute papa kubera ariko nasenze ukwanje kose imvura yo ntiyigwa iragwa tugeze imuhira twese ngaho za niyo mpano ya mama y'impere Keza na Claude mama igira igira hano nawe twakirira iyo mpano basi wadi y'ubukwe no guseka no kuri Keza na Claude siko asante Imana ibaho umugisha mwinshi ifoto ntiratoka neza tiratoka cameraman acayikeneye foto y'abavyeyi asante cyane turabashimiye abavyeyi bacu utwemerere musubire mu cicaro amashi menshi ku muvyeyi wacu amashi menshi hanyuma reka nsabe nanone abavyeyi ba Claude namwe ni muze papa na mama ni muze yego abavyeyi bacu ni muze negere Claude abigira hino yego hanyuma bampera iyo ngofero mpera Claude
na Keza mumpere papa ku bufatanye bwanyu mwembi. Ariko abantu bari hano tuzi bafite chairman hano ninde? Aba bantu baze bataha ubukwe buri posho. Murakoze cyane. Murakoze ati sivyo gusa hari n'inkoni. Twemerera bampere iyo nkoni papa yose akwishire ku mutwe. Mumpere muzehe amashi mwakabyaramo. Mumpere amashi menshi. Murakoze cyane. Ati sivyo gusa ati hari n'igiseke ca mama. Abanga akomeye nuza kugera mu rugo uraza guhishurirwa byinshi bigize igiseke. Asante cyane Keza twemerere yongere fate. Yego ni mumpere mama twemerere twakira icyo giseke. Uya mugishire nko hasi kugira ngo muze kugaragara. Yego. Ayo mashi yaraje kumera neza bacu ni muyasubiremo. Asante cyane asante. DJ shama karimbo gake hanyuma mama papa naomba baraka kwenyu cyane barakoze cyane kanongere sabe ababyeyi ba Keza mwongere mugaruke papa na mama ni muze mwembi. Yego twabivuganyeho abafite izi mpano ngira ngo bariyizi muza niyo mpano hano papa ngwino. Twemerere mama hagarara hano papa subira hirya noneho ngwino we hano. Mutwakirire iyi mpano papa. Asante cyane mutwakirire mama nawe twemerere ufate kuri iyo mpano. Abandi nabo mubaduhera amashi menshi ababyeyi bacu barayakwiye. Amashi menshi cyane murakoze cyane. Asante papa turi mu myanya yanyu ababyeyi ba muze papa ngwino. Impano ziri hano buri muntu wese yicare mu mwanya we neza ziraza kubageraho ndabizi. Ongera kandi ugaruke ibampere kandi barare hano. Koze cyane mubashimire kandi mubaha amashi menshi. Koze cyane murakoze cyane shamwishi. Famille Ilunga nibaze turi mu ruhande rwa Claude. Famille Ilunga ni muze tubashimire. Twihutane impano ya Ilunga. Muzizane twihute cyane twihute. Hari ya Ilunga hari Famille Regis na ibiri hafi. Dutanga impano twihuta. Koze cyane Famille ya Ilunga turagushimiye cyane umuvandimwe mwiza. Imana izi mirimo yawe natwe turayizi. Imana ridakiranirwa ikumpere umugisha mwinshi cyane. Asante cyane. Hanyuma hari Famille nanone ya Regis. Nibaze nabo bihuta. Famille ya Regis ni mwihute. Tubashimire. Twihute. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Hari Famille nanone ya Mushoshi naze tumushimire. Koze cyane. Hanyuma hari Famille ya Nyamahoro Aime. Murebe hariya muri kamera foto. Famille ya Nyamahoro Aime. Imana ibahe umugisha mwinshi. Famille ya Ngabo nabo nibaze tubaha impano.
basaba amashi bwa nyuma sinsubira kuyabasaba ndarinda mva hano ntongeye kuvuga ijambo ryitwa amashi murakoze cyane Claude kwa kundi kwawe mwama mugenda buhoro buhoro DJ iyo ndirimbo dushakira indi ushakira iyindi ndirimbo noneho naho izamure cyane herekeze bano bageni ibageze mu cicaro twagiye buhoro buhoro hanyuma pare na marene twagiye abafiye ni muze bashangazi namwe ni muze yego ni muze zamura iyo ndirimbo cyane wizamure rwose wizamure bakobwa twahoranye hano mwihute cyane mwihute DJ indirimbo yabuze turimbe yo mugushimisha sawa murakoze cyane murakoze mukomeze muhagarare gutyo hanyuma Keza ndabizi ko azahita ku bashitsi noneho uyu munsi yagize Imana yabonye wowe mwabo aramwitaho zayiti kuriko twihute zamura iyo ndirimbo ni sawa ko sawa sana Mana wenye upendo Zombe closer Unijaze upendo Siwa ya mumiza Ni ulinde wake moyo Kwenye yetu ndoa Wewe nguzo Us who finds a wife Finds a Sare rino hema naryo ryakingirije nse twari tubona ibiha bibera hano asante cyane kubashe kubibona Claude we uzubaga nkuworoha furasa no ugararamba gasivize ngaho ke mwongere asante cyane hanyuma Claude ngaho nawe data akira Keza mwakire pare na marene namwe nimirwaneho mwirwaneho muri bakuru hanyuma mwicarire ukomeze mutekereze kuri iki gikorwa murimo n'uyu mwanya turimo hanyuma rero mubyeyi nyakugira Imana mutwemereye twakomeza n'igitaramo dukumbuye cya gitaramo cyanyu dukumbuye bya biganiro byanyu byiza murakoze cyane mubyeyi akoze umuhesha w'amagambo ku mirimo myiza akoze naringize ngo musabire amashi mumwongera amashi kuko arimo arabikora neza cyane kongera rero wari wansabye ko nza ku gira uwo wamusabiye ngira ngo amatsiko yashize amatsiko rwose ni ngaho yashize twamubonye hari agasigaye
we ntagisigaye. ntagasigaye. Yego, ni byiza rero, ndagushimiye Yego uragahora ushima. kandi ndabizi neza ko ibyo turaganye nawe tuba tubisoza neza, rero ndagira ngo nongere gushimire kandi iri jambo ndivuge mpagaze aha. Kongera rero rakabyare, Yego urakagira Imana. nongeye kugushimira ku muco mwiza wo kwa Kongera wazirikanye kandi kemera irage wasigiwe n'umusaza ukarikurikiza, ukongera ukazana urukundo rwa Kongera ukarugeza kwa Musinga tukarubona. Ibyo rero turabigushimiye cyane. Cyongeyeho nakubwiye kuko nashimye umukwe ndetse n'inkwano, byose nabivuze kandi vuga ko nashimye kare kubera ubushuti n'ubuvandimwe bwanje nawe. Hanyuma mu magambo yawe wavuze wasabye ikintu, uravuga uti uri mukuru kandi ni wewe unambika ukankwiza, umunani nazanye n'uwo rero uze kugabura ukwize. Hari abaza bavuga ngo nudakwira, oya, kwa Kongera na Musinga iryo ntiwarivuga, tugomba gukwirwa twese. Rero umunani wageneye umwana wawe twamaze kuwushima kandi twavuze ngo ni mwiza, ubereye keza mwana wanje. Hasigaye rero ndabizi ko kwa Kongera na Musinga dusangiye byinshi, biri kwa Musinga na Kongera turabisangiye, ariko nk'uko umuco ubisaba mwana wanje agomba kurongoranwa, ariko nanone mubwiye ko tubisangiye. Wageneye muhungu wawe ari we wazanye kwa Musinga. Kwa Musinga twakuye inka 5, hasigaye nkuko izo kwa Musinga na Kongera ari inzungu, urafata inkoni uze wirongoranye muri izo nzungu. Hasigaye turabizi neza kuko nari bivuze byo kwa Musinga na Kongera tubisangiye. Hasigaye usabwe kandi ubyare Kongera. Urakabyara. Urakoze cyane. Reka nanje vuga ijambo ryanje mpagaze. Reka mbanze nsabe ingabo ya Kongera, bene Kongera banze yakumpera amashi menshi cyane yo kugushimira. Ntitwobasha kuvuga twese, ariko iryo nishimwe riri mu mitima yabo bose bagaragaje hariya muri ariya mashi. Urakoze gushima. Rero ndagira ngo mvuge ko mu by'ukuri uko wavuze niko kuri, ni wowe mukuru kandi uzi utegeka ugakwiza, kandi ibyo utegetse byose biza bidukwira. Twebwe turashimye kandi twaje kugusaba umugeni tukuzi kandi tukwizeye. Umunani wo n'indongoranyo uturongoranije nayo turayishimye. Igisigaye uzotuburane, uzotuvuge neza mu miryango, usabwe ubyare. Urakoze cyane. Twari dufite kuvuga amagambo menshi, ariko kubera gutinya umwanya ko turagenda tuyahina, nasigaye kuri rya jambo wavuze kare bati kwa Musinga no kwa Kongera ni abasirimu.
bakora ibintu byose babanguka. Nagiraga ngo n'ubundi ngusabe niba unemerera nari ngifite ijambo komeza rwose. ariko sinorivuga utampaye umwanya. Oya komeza, nakubwiye ngo hano Reka mpamagara abana b'iwanje banzanire inzoga hariya mu gikari kugira ngo mbashe kuvuga ijambo ryanje y'uyu mwanya. Reka sabe uno mwana yingereze hariya yijane hariya cyahariye mushire mu cicaro. Musinga rero urakabyara. Kabyara inshuti yanje. Urakagira Imana. Cya gihe kera twaje kugusaba umugeni uramutwemerera turongera tugira akabindi k'inzoga tugashiraho gaju tuyiha umugabo urayugururira urayicanira. Nanone twasabye isezerano ry'uyu munsi. Icyo gihe turakiranuka nuko kabyare kaboneke, uwo mwanya uratambuka. Uyu munsi rero nagiraga ngo iyo nzoga ubona duteretse aho ngaho ni inzoga yo kuza gusaba isezerano yo kugira ngo uzaduhekere. Nanone uzaduhekere tukagira ngo iyo nzoga witunywere nk'inka kandi uzadushimire, uzatuburane, uzatuvuge neza mu miryango, uzadutambikire n'ikirango cy'ururimi kagira ngo igisigaye usabwe ubyare. Urakoze cyane urakabyare, inzoga turayakiriye kandi turayishimye. Nditeguye. Ubu nyine atese ubu nyine ntiwavuze ngo uriteguye gani muri ya yindi bavuze ngo ni preza. Nariteguye muri present kuva cyagihega namye ngomba kwitegura. Wamugumya kwitegura kugeza n'ubu. None urifuza ryari? Nifuzaga ko ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 2022 nyine icugi. Tariki 2 z'ukwezi kwa 4 2022. Urakoze cyane ku cyifuzo cyawe cyiza. Ntacyo kongera yakwifuza kwa Musinga ngo Musinga gifite ngo akimwime tibishoboka. Yego. Rero genda witegure kuri izo tariki, uwo munsi nizigera tuzabyambarira tuze. Ndabizi ko Musinga atazabyibagirwa, tuzaza tuguhekeye. Urakoze urakagira Imana. Urakoze cyane. Turashimye cyane. Bakumpera amashi. Barakoze cyane ababyeyi bacu kuganira neza. Bashaka kwihuta cyane ariko twanagerageje. Famiye ya Furaha nibaze, turi kuri side ya Keza. Famiye ya Furaha nibaze, ngo se Furaha batambu bampere. Hanyuma haze Blaze naze Blaze yihute, tujya duhamagara abantu bihute nibyo byiza. Twakiriye iyo mpano. Yego, famiye ya Gafuruko naze nawe tumuha impano, arakurikirwa na akoze cyane. Reka dusabe famiye ya Pasiteri Rususuruka nibaze nabo tubashimire. Famiye ya Pasiteri Rususuruka Uyimerekeza na Claude baraza kubitanga. Akoze cyane umubyeyi, Imana iguhe umugisha mwinshi. Hanyuma hari Solange sana. Karibuni sana. Baba tugabakunda kandi baza bakata gutya n'umugoroba. Bagakunda n'amashi. Mumpera amashi yabo. Asanteni sana, karibu sana.
Haya ni mzigo hapa. Ungeniambia nikuje kusaidia huko. Si ndio? Kumumpera mashini. Uyu ni muyobozi mukuru. Sikuje basi. Hata unaweza ongea moja ama mbili hapa. Si ndio? Unaweza tu ongea ama mbili. Asante mwana wagarutse. Numaliza. Makono nimeshukuru. Unajua stima imerudi na stima unajua inapatianga vile inataka. Lakini tumeshukuru wake. Asanteni sana masheria. Kuna marafiki za Keza nao pia wana gift ya mazawadi. Nataka unaweza ongea moja ama mbili? What I can say to them is wish them live at the best in their marriage. They put God first, the rest will work. And it's a microphone. Sawa picha. Asanteni sana. Thank you.
ntiturahuruka yuko mu mutima wawe wawunzigamye uri impamvu yo kwicwa kw'iminsi yanjye uzahora usimbutse kumenya umutima wagukunze utahwema nzahora ngukunda Akoze cyane bari n'amarembo imwicarire mwese hanyuma dukomeze tugorore imwicarire abantu twese turi hano batwifurije kuza kuryoherwa.